Ndagusuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza ikaze kuri Kipe Empire isoko y'amakuru yubaka societe. Ndagiye kuna makuru akomeje kugenda agaragara ubwo kandi byakomeje kugira byumvikana ko u Rwanda rumaze kwa rwasura itangazo ryihutirwa ku Burundi. Byakomeje kugira byumvikana ko u Burundi bwakomeje kugira bushinja u Rwanda kurasa mu Burundi nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa ubwo kandi byakomeje kugira byumvikana amakimbirane hagati y'u Rwanda n'Uburundi byakomeje kugenda bivuga ko byamaze kuba byafungirana imipaka. Bikomeje kugira byumvikana ko Burundi bukomeje kugira vuga ko bushobora kuba bwanatera u Rwanda, ariko u Rwanda rumaze kuba mu by'ukuri rwaha gasopo by'umwihariko igihugu cy'Urundi ko gishobora kuba cyanarasa mu gihugu cy'u Rwanda. Bikavuga ko u Rwanda rwakomeje kugenda rwihanangiriza igihugu cy'Urundi mu gihe kandi byakomeje kugenda bitangazwa. Evariste Ndayishimiye ikomeje kugenda ugaragaza ko akanya kariko kose ashobora kuba yahagara by'umwihariko muri Bujumbura akaba yarasa mu Rwanda. Bikaba byakomeje kugenda bigaragazwa ko abarundi bakomeje kugenda basubira inyuma mu ntambara zikomeje kugenda zigaragara muri Kongo, ariko nyuma yo mu by'ukuri Evariste Ndayishimiye aza kugaragara avuga ko ashobora kuba yatera u Rwanda, ariko ukabona ko ari ibintu bikomeje kugenda bigaragara nk'ibitashoboka bitewe nuko nyine bikomeje kugenda bigaragazwa ko mu by'ukuri u Rwanda rwamaze kwa rwatungira agatoki Burundi rurababwira ati mu by'ukuri muramuka mukoze amakosa mugatera u Rwanda turaza kubarasa twibire mu mujyi wa Kigali bitewe nuko mukomeza kugenda mugaragaza amakosa akomeye cyane mu rugamba, mukomeza kugenda mushura by'umwihariko sirikare y'Abarundi bakajya kurwana intambara muri Kongo batazi ruhe na ruhe, ariko biri kumvikana ko umusirikare ukora ikosa karasa mu Rwanda. Byamaze kuba byatangaza by'umwihariko na guverinoma y'u Rwanda igaragaza ko umusirikare w'Uburundi rekura igisasu kikagwa ku butaka bw'u Rwanda ashobora kuba mu by'ukuri aza kubiryozwa nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Rego mu by'ukuri mu myanzuro ikomeje kugenda igaragazwa mwakomeje kugira mubona perezida w'u Rwanda ndetse na perezida w'igihugu cya Kongo bahuriye muri Leta Zunze za Amerika muri Washington DC. Byumvikana ko ya gusinya amasezerano y'amahoro yo kurangiza intambara zikomeza kugenda zigaragara muri Kongo, ariko byaje kuba byarangira mu by'ukuri amasezerano atabashe kuba yashyirwa mu bikorwa nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Muri Washington DC hahuriye mu by'ukuri umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse na perezida w'igihugu cya Kongo, ariko bivuga ko mu by'ukuri bari bagiye kuba basinya amasezerano y'amahoro yo kurangiza intambara yo muri Kongo, ariko benshi bakomeje kugenda bibaza ese u Rwanda na Kongo biri kurwaniye intambara nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Bamwe bakagaragaza ko ari inzira politike kugira ngo bashe ko mu by'ukuri bacukura amabuye y'agaciro akomeza kugenda agaragara mu butaka bwa Kongo, ariko ukabona ko Donald Trump yakomeje kugenda agaragaza ko yunze u Rwanda na Kongo mu by'ukuri ngo barangize intambara, ariko bikaza kurangira mu by'ukuri ahubwo intambara ikomeje kugenda ifata indi ntera. Benshi bakagaragaza uti mu by'ukuri uyu mugabo Donald Trump ni umucuruzi ukomeye cyane, n'umucuruzi mpuzamahanga akomeza kugenda agaragara we arashaka kungukira mu ntambara ikomeje kugenda ibera muri Kongo, ariko abarundi bakomeza kugenda bishura mu ntambara batazi n'icyo barwanira. Ukabona ko bakomeje kugenda bagaragaza ngo turahindukira dutera u Rwanda, ariko u Rwanda rugatanga gasopo rugaragaza ngo umurundi uri buze kurasa mu Rwanda araza kubiryozwa. Byumvikana ko abarundi bakora amakosa akomeye cyane bagatera u Rwanda, ibyo birabareba baraza kuba baraswa barapfa bashira cyane bitewe nuko byakomeje kugenda bigaragazwa ko abarundi bakomeje kugenda bagaragaza amakosa akomeye cyane bagashinja u Rwanda kurasa ngo mu Burundi. Bikumvikana ko u Rwanda rwamaze kwa rwaraka rubwira abarundi rubihanangiriza rubabwira uti maramuka mukoze ikosa hakagira igisasu gituruka ku butaka bw'Uburundi kikagwa ku Rwanda muraza kwa mwabizira nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa. Bwo mwakomeje kugira mubura nyine imyanzi ikomeje kugenda igaragazwa, ndetse mwakomeje kugenda mubona inama yakomeje kugenda iterana. Bwana Nduhungire yakomeje kugenda agaragaza uti mugakora ikosa mukarasa mu Rwanda muraza kwa mu by'ukuri mwabizira, ariko abarundi ukabona ko bakomeje kugenda bashya ubwoba bagaragaza uti u Rwanda murigendere kuri u Rwanda rwakomeye cyane, u Rwanda rufite igisirikare gikomeye. Kugeza kuri akanya ariko ndagira ngo tubashe kuba twakibanda ku masezerano yabashe kuba yabera muri Leta Zunze za Amerika muri Washington DC. Byumvikana ko u Rwanda na Kongo bigiye kurangiza intambara bikagirana amahoro, ariko ndagira ngo mwakomeje kugera mwumva amagambo yakomeje kugenda atangazwa n'uwitwa Felix Tshisekedi yagaragaje ko u Rwanda rwahagaze by'umwihariko ka Rusizi mu mujyi muto wa Bugarama. Byumvikana ko ngo bashe kuba barasa muri Kamanyura, ariko ukabona ko byakomeje kugira byumvikana ko ari uburyo bwo kuba baharabika u Rwanda kurusiga icyashya, ariko u Rwanda rukaba rwamaze kwihanangiriza abarundi bakomeje kugenda bashya ubwoba bagenda bashyuka bavuga uti tugiye gutera u Rwanda, bakababwira uti mugende gake kuko muramuka mukoze ikosa mukarasa mu Rwanda muri buze kwa mu by'ukuri amakosa cyangwa se ibyo biri buze kwa byabaho muze kwa mwabyirengera bitewe nuko mudakomeza kugenda mwumva. Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akomeza kugenda ashumura ingabo zose akazishora mu rugamba adafite n'icyagwana cyangwa se inyungu zigaragara. Aravuga uti mu by'ukuri ngende kuba nakavaringa by'umwihariko Bujumbura ndetse na Kamanyura kugira ngo mu by'ukuri hataza kuba hafatwa nanjye bakaba bantera, ariko rero ukabona ko Evariste Ndayishimiye igikorwa akomeje kugenda akora cyo gufata abarwanya akabashora mu rugamba ndetse kandi atari no mu ntambara, ugasa gusanga mu by'ukuri bikomeza kugenda bituma abarundi bakomeza kugenda bapfira ubusa. Ukaza kuba wabona ko nyine Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda yishura mu ntambara atazi ndetse kandi adafitemo n'inyungu. Ukabona ko mu by'ukuri
by'ukuri Evariste aravuga uti njyewe ndaza kuhagara muri Bujumbura ndase mu gihugu cy'u Rwanda, ariko u Rwanda rukamubwira utugende gake kuko nuramuka ukoze ikosa ukarasa mu Rwanda biraza kuba ibibazo biri buze kuba byakubaho uze kuba wabyirengera nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Ariko u Rwanda ngira ngo tubashe kuba twarebera hamwe amasezerano agiye kuba yasinyirwa muri Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko u Rwanda Kongo bigiye kurangiza intambara. Byumvikana ko kugeza kuri akanya uwitwa Felix Tshisekedi arutse gutangaza amagambo agaragaza ko abasirikare b'u Rwanda ngo barutse guhagarara by'umwihariko mu karere ka Rusizi mu mujyi muto wa Bugarama ngo bakarasa by'umwihariko muri Kamanyura, ariko byumvikana ko ari uguharabika u Rwanda. Bivuga ko mu by'ukuri uwitwa Tshisekedi adashaka amahoro hagati n'u Rwanda na Kongo, bivuga ko akomeje kugenda ashinja u Rwanda kurasa muri Kongo, ukabona ko u Rwanda rwo rukomeje kugenda rushinjwa by'umwihariko amakosa ariko rutigeze rukora. Ariko kugeza kuri akanya ariko u Rwanda rwamaze ko rwagaragaza Evariste Nduhungira yakomeje kugenda agaragaza utabakongomani yego bari kurwana n'igihugu cyabo, ariko se abarundi mwe muri kurwanira iki? Abarundi bagashyirwa batukuka bavuga uti turaza kuba twarasa mu Rwanda, ariko mu by'ukuri bikagaragara ko bamaze ko bakihanangizwa bahabwa gasopo ya nyuma bavuga uti murakora ikosa ryo kurasa mu Rwanda muraza kubizira. Ariko ndagira ngo mu by'ukuri turi ku mupaka Burundi na Kongo nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, ndetse n'umupaka w'u Rwanda n'Uburundi bwo bikomeje kugera byumvikana ko abarundi bakomeje kugenda batukurwa bavuga uti turarasa mu Rwanda uko byagenda kose, bitewe nuko bari kugira ubwoba bakavuga uti ese ko ingabo zacu zikomeje kugenda zikubitwa hakambaka zigasubira inyuma. Biri kumvikana ko bafite ubwoba ngo M23 nirangiza kuba mu by'ukuri yafata uri Mvira iraza kuba yakinjira by'umwihariko muri Kongo muri Bujumbura ize ko yafatiye umujyi. Ariko bikumvikana ko bikomeje kugenda byumvikana ko witwa Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda agaragaza uti ese ingabo za M23 niziramuka zibashe kuba mu by'ukuri zakubita aba FDL ndetse zikaba zakubita n'abarundi nakomeje kugenda noheza mu bice bya Kamanyo ndetse na Uvira, biraza kuba byarangira mu by'ukuri mu gihugu cy'u Burundi byumvikanye ko mu mujyi wa Bujumbura izi ngabo za M23 zigiye kuba mu by'ukuri zahakambika, ndetse kandi ngo intambara ize kuba yakimukira mu gihugu cy'urundi. Bikumvikana ko witwa Evariste Ndayishimiye amaze ko yagira ubwoba akagaragaza ko ngagiye ko mu by'ukuri yahita arasa mu Rwanda ngo kugira ngo abashe kuba yacomboza intambara, ariko ntabwo biri buze gukunda kuko u Rwanda rwajya mu ntambara n'igihugu cy'urundi bitewe nuko nyine bidafite ubushobozi bungana. Birumvikana ko mu by'ukuri Evariste Ndayishimiye nagende gake abashe kuba yakiga uko urugamba rugenda ahubwo areke kugendera mu kavuyo, kuko ukomeje kugenda ubona nyine arakomeza kugenda arwana atazi ruhe na ruhe, atazi n'icyo ari kurwanira, agakomeza kugenda yohereza abasirikare bakabarasa bagapfa abandi bagahunga bagacika. Ndagira ngo muri Mozambique hakomeje kugenda hagaragara ingabo z'abarundi zakomeje kugenda zihunga urugamba zigaragaza ese Evariste kadushomboza akagenda kadushyira mu rugamba tukajya kurwana tutazi n'icyo turwanira. Ese ko mu by'ukuri byumvikana ko igihugu cya Kongo kiri kurwana by'umwihariko ubutaka bwabo, ese twe nk'abarundi turi kurwanira iki? Ukaza gusanga ingabo z'abarundi byo zikomeje kugenda zigaragaza bifite proof birumvikana. Akakayira mu by'ukuri mpamvu nakomeje kugenda ngaragaza ko abasirikare b'abarundi bakomeje kugenda bavuga uti ishyamba sirwanaho muri Kongo niziramuka zifasha agace ka Uvira ziraza kuba zahindukira zize kuba zagera mu mujyi wa Bujumbura. Ahangaha turaba duteje intambara mu gihugu cyacu, ni mureke dukomeze kugenda tukavaringa dusubira imbere, ariko byanze ukabona ko nyine mu by'ukuri zakomeje kugenda zikubitwa tani baka zikomeza kugenda zisubira inyuma zijya mu gihugu cyabo, ukabona ko ingabo za M23 nazo zikomeje kugenda zibasubiza inyuma, donc zibatuga nyine zibasubiza mu Burundi mu Bujumbura. Ukabona ko nyine Evariste Ndayishimiye bikomeje kugenda bimucanga kavuga uti Rwanda nyamara rurandashye mu ntabare, ariko akavuga uti nanjye ngiye kuba nakihimura ndase mu Rwanda. Bikaza kuba byakumvikana ko mu by'ukuri Evariste Ndayishimiye yahabwa gasopo. Evariste Ndungiye gakomeje kugenda agaragaza uti nyaboneka barundi kazi mubwire witwa ngo uyu nguyu ngo ni Never akomeje kugenda mu by'ukuri acunga umunwa, akomeje kugenda agaragaza nabi, ukabona ko nyine akomeje kugenda akora ibintu bitajyanye n'igihe turimo. Ukabona mu by'ukuri akomeza kugenda afata ingabo z'abarundi akazishora mu rugamba rwa Kongo. Ese benshi bakibaza araza kuba yakungukira he kugeza kuri akanya, ariko mu by'ukuri ukabona ko Rwanda na Kongo nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa amasezerano yabereye muri Washington DC ntabwo yigeze ashyirwa mu bikorwa nk'uko bikomeje kugenda byumvikana. U Rwanda na Kongo rwasinye ko rugiye kurangiza intambara, benshi bakibaza ese u Rwanda na Kongo biri kurwana iyihe ntambara? Ukabona ko nyine byakomeje kugenda bicanga benshi bakagaragaza ko ari uburyo bwa politiki na diplomasi kugira ngo mu by'ukuri babashe kuba bacukura amabuye y'agaciro ari muri Kongo babashe kuba bayacuruza nk'uko byakomeje kugenda byumvikana. Donald Trump ni umucuruzi ukomeye cyane, ndagira ngo muramuzi, ni umucuruzi mpuzamahanga. Donald Trump mu by'ukuri yabashe kuba yahuza u Rwanda na Kongo kugira ngo bajye bamushora amabuye abahereza amafaranga bugukire muri izi ntambara nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa. Ariko mu by'ukuri nkibaza ngo perezida w'u Burundi we ari gushyarura iki by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa abakongomani bari kurinda ubutaka bwabo. Evariste Ndayishimiye agafata ingwanyi akazoza muri Kongo zikajya kurwana urugamba zitazi
utazi aho ruva naho rujya, ukaba ko mu by'ukuri akomeje kugenda akora amakosa akomeye cyane. Ariko mu by'ukuri uwitwa Evariste Ndayishimiye ikosa ataza gukora nk'uko yakomeje kugenda bikira mu kanwa ke, ndagira ngo u Rwanda rwamaze gusura itangazo ryihutirwa rubwira abarundi ati gasopo ya nyuma kongera gutekereza ku Rwanda, mujye muryama musinzira mudatekereza ku gihugu cy'u Rwanda. Ariko ibyo kuvuga ngo ndarasa mu Rwanda nujya kubivuga jya wongera mu by'ukuri ubitekerezaho inshuro zirenze 15 mu kanwa kawe, cyangwa se ubwonko bwawe bwongere kuba rwabitekerezaho inshuro zirenze 15 mu kanwa kawe ubitekereza nk'uko bikomeje kugenda byumvikana. Kurasa mu Rwanda n'umwanzuro mubi cyane, nta kirirwa mitamizi ngwanyi z'abarundi zikomeje kugenda zigaragaza uti nyaboneka Bujumbura bashobora kuhafata, natwe reka yumire twareze rocket mu Rwanda. Ariko nkavuga uti uyu ni umwanzuro mubi cyane aba barwanyi b'abarundi baba bafashe gufata bagahindukiza intwaro zabo zikava muri Kamanyura zikagera mu Rwanda. Ni ikintu gikomeye cyane kikosa bakomeje kugenda bakora. Nkavuga uti Evariste Ndayishimiye nagende gake abashe ko mu by'ukuri yategura uko operation Rugamba imeze, abanze yigese mu by'ukuri ngenda rwanira iki mu burasirazuba bwa Kongo, ko byibura abakongomani bari kurwanira ubutaka bwabo bakarwanira agaciro k'amabuye yabo. Ese ngende kurwa narwanira iki?